Imana ishimwe, dushimira Imana cyane. Imana nihimbazwe, niyo mugenga wa byose, niyo ikomeza kuyobora ibintu byose no gubiha umurongo bikwiye kunyuramo. Natwe niyo yakomeje kutwitaho, niyo yakomeje kuturengera, niyo yakomeje kutugenera ubuntu k'uyu munsi, nabwo twabishimiye. None tugeze no kwizi mikoro za Fine FM kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Fine FM muri rusange. Abakunzi ba Fine FM muri rusange tunaganire rero n'abantu bose bumva bafite mu mutima ubushake cyangwa se igitekerezo cyangwa icyifuzo cyo kumva bifuza ko bazajya mu ijuru. Muvandimwe Nelson, urabona ko twaje, ariko nyine ubwo turi hano ni ku ntego imwe gusa yo kugira ngo abantu bari kumva Fine FM nanone ariko bafite ikibazo gihura n'igisubizo twazanye, icyo kibazo cyabo kibone igisubizo. Nicyo nari mvuzeho ko turi buganire cyane n'abantu bakeneye, bumva bashaka kuzajya mu ijuru ry'Imana, bumva bafite gutinya umuriro utazima, kuko hari n'ababa badafite icyo gitekerezo, bavuga bati nzawota, bakabikina bakabigira burage. Ariko Yezu ari kuvuga uwo muriro utazima, yari kuvuga ngo ni ahantu urunyo rwaho rudapfa, ngo n'umuriro ntuzime, ngo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yari ari kuburira abamwumva, ari kuvuga ati ijisho ryawe nirigucumuza uzarinogo rucugunye urite kure, kuko icyaruta nuko wajya mu bwami bw'Imana, wajya mu ijuru, wajya mu ngoma y'Imana ufite ijisho rimwe, cyangwa se ufite urugingo ubura. Ati biruta ko wazatabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ufite ingingo zose, ngo ni ahantu habi, ahantu hababaje, ngo urunyo rwaho rudapfa, nk'ikimenyetso cy'uko kubamo ari ukuba mu iteka udapfa, ariko ngo n'umuriro waho ntuzime. Ndisanzira David, ariko mu buryo budasubirwaho ndi umukiranutsi, utarabyigize, utarabikomoye mu mico, utarabikomoye mu myifatire, utarabikomoye mu gikundiro naba mfite ku bantu, utarabikomoye mu burebure, utarabikomoye mu buyobe, utarabikomoye mu byo nakoze no mu byo navuze, ahubwo narabikomoye mu byo Kristo umucunguzi w'abisi bose yakoze. Ibyo bintu Imana inyuza mu bana bayo irabimenyesha, ariko nanone ibyemeza umutima wanjye, numva mbaye umukiranutsi. Rero uwo mugisha nagize, ayo mahirwe nagize akomoka ku Mana, numva nifuza cyane kuyasangiza abandi, nabo bakaba abanyamahirwe nkanjye. Basuhuze, dukomezanye. Imana ishimwe, nanjye nshimiye Imana, ndanezerewe cyane mu by'ukuri, kuko nanjye Imana yangize intungane, yangize umutagatifu ku bushake bwayo mu by'ukuri, bitavuye mu ntege zanjye, bitavuye mu bushake bwanjye, dore ko nari naragerageje kenshi cyane ku kigero nari ngezeho, ariko mu by'ukuri nkumva umutima wanjye ntabwo mpamiriza ko mfite ijuru, nkumva nta byiringiro bifite ubugingo mfite. Ariko nyine nanywereye ku mariba menshi, muvandimwe, nk'uko umuririmbyi abivuga. Nagiye ku mariba menshi nibwira ko ninsomaho ndibuze gushira inyota. Niko bigenda, nuko aho ngeze najya gusoma nkumva arakamye, nasoma nkumva arakamye, nuko nyine ndushaho kwiheba, ndiheba, mbona nyine ntaho ndi, mbona simbanye n'Imana neza. Ariko mu by'ukuri amazi y'ubugingo abonetse, ariyo Yezu Kristo Imana yambishuriye, nsomyeho umutima wanjye ugubwa neza. Mpabwa kuba intungane, mbyarwa n'Imana, nyine ku buryo noneho mbaho numva nta kibazo mfitanye nayo, mbaho numva mbanye n'umubyeyi wanjye neza, ku buryo nyine isaha n'isaha mpamagaye ngo ntahe mu rugo, nataha ntacyo nishinja, ntahana ibyishimo. Ubwo rero nanjye nyine ni mutagatifu Irambona Nelson,
niyo mazina Imana yanyise umutagatifu. Irambona Nelson yo nayo iwacu banyise bakimara kumbyara, ariko nza kumenya amakuru ko iryo vuko umuntu ufite iryo vuko ryonyine atabasha kubona ubwami bw'Imana. Kubw'amahirwe rero nza kumenya irindi vuko rishyashya rya kabiri, iryo umuntu avukaho akavuka ku Mana, akavuka yera nk'uko yera, kuko Imana ntabwo ibyara umunyabyaha, ibyara umukiranutsi nk'uko nayo ikiranuka. umunyabyaha se yabibukuyeho ngo ibumubyare? Ntibishoboka. Ubwo rero muvandimwe nyine nanjye suje abakunzi ba Fine FM, ariko nanabararikira cyane kugira ngo batege amatwi mu by'ukuri bumva uburyo Imana igira umuntu intungane. Noneho ku buryo umuntu aba mu isi yumva nawe ari umukiranutsi, dore ko abantu babeshywe byinshi ngo nta mukiranutsi ubaho, ariko ni ikinyoma, kuko neza abaye atabaho Yesu yaba yaraje gukora iki? Ubwo niba nta mukiranutsi ubaho, ubwo se mu ijuru hazajyamo undi? Ku ijuru rizajyamo umukiranutsi. Ubwo rero twe twari turi kubabwira uburyo Imana yishuye noneho igira umuntu umukiranutsi, uwo ngo akaba ari nawe uzabana n'Imana. Rero badutize amatwi, badutize amatwi kugira ngo mu by'ukuri wavuze neza ko nyine abantu bafite ikibazo, hari n'igihe umuntu atabazi ikibazo afite, hari igihe umuntu abazi ko nta kibazo afite ariko kinahari. Ikikubwira ko ikibazo gihari ni uko ujya wumva ushidikanya ku bugingo buhoraho, mu kanya ukumva wajyayo, mu kanya ukumva ntibishoboka. Ubu nicyo kibazo. Impamvu ni ukuba washyizemo ibidahura n'Imana ishaka. Ubu noneho rero turi hano kugira ngo duhe abantu umuti uhura n'uburwayi bafite. Yego, Imana ishimwe cyane. Wari uvuze ngo se nyine niba nta ntungane iri ku isi, nta mukiranutsi, nta mutagatifu uri ku isi, ubwo Yesu yaba yaraje gukora iki? Reka rero nanone ibintu byose tuvuga bishingiye ku ijambo ry'Imana, kuko niryo kuri. Turisome turebe niba koko hari ikintu Yesu yaba yaraje gukora, hanyuma twumve niba hari ubutungane bwazavamo, cyangwa se niba byaramunaniye nawe ntabyo tubimenye. Ariko numva nyine byarananiranye nawe atubwire ubundi buryo bizashobokamo ubwo aribwo. Turasoma Matayo ibice 5 umurongo wa 17 n'uwa 18. Yego, mfite Bibiliya yera, nanjye ndakoresha Bibiliya ntagatifu. Niyo ufite? Muri Bibiliya yera umurongo wa 17 Matayo ibice 5 haravuga hati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Imana ishimwe. Yego. Matayo ibice 5 17. Yego. Kugeza turasoma 2 gusa, 17 na 18. Nge rero nababwiye ko ndiye gukoresha Bibiliya ntagatifu. Ndimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Yego. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Yego. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitararangira. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Yesu niwe wavuze iri jambo, ari kubwira abantu, harimo abigishwa be n'abandi bafite imigambi bagenza, ariko ibyo ntacyo byari bimutwaye, kubera ko yari yaje azi ubugome bwabo aje gucungura. Yari yaje azi aho agiye, azi na misiyo imugenza. yaje azi ko aje mu banyabyaha, ariko nanone ko aje kubakiza, aje no kubatabara, aje kubacungura. Iri jambo abantu baritsikiraho cyane, ndetse bigatuma kubera ahari navuga kutabona no kutamenya iby'Imana,
bagatekereza ko ubwo Yesu yavuze ngo amategeko ntashobora no kuvaho n'agace gato k'inyuguti ngo habe n'akadomo, abantu bakagira ngo ubwo arababwiye ngo amategeko bayakore yose, ngo bayakore bayashobore. Reka mvuge ko mu by'ukuri iyo biri kuvugwa gutya ndetse n'ahandi henshi tutagiye dusoma, usanga amategeko nta wayahabwa igice. Amategeko ni imbumbe, atangirwa hamwe, akabarizwa hamwe, akagenzurirwa hamwe, agatangirwa amanota hamwe, n'uwatsinze amutsinda yose. Nta uvuga ngo arayashobora igice kubera ko adashobora. Nicyo Yesu hano icyo Yesu yashakaga gusobanura, yashakaga kumvikanisha uburyo amategeko uko yakabaye yose arinda atana ngo tuvuge ngo hari rikomeye cyangwa iryoroheje, ngo hari rikwiye kubahirizwa iri ngiri ntiryubahirizwe, ahubwo yavugaga ko yose anganya agaciro imbere y'Imana, kandi kubwo nubwo ari menshi ariko n'ubundi rimwe muri yo n'ubundi ringanya agaciro nayo yose. Ni ukuvuga ngo se nako gace k'inyuguti ko mu itegeko nako kanganya agaciro n'amategeko yose. Yego, no gusaba Imana ibyo tuvuga kubera ko ari bivejuru. Imana iyo itabyumvishije umuntu mu mutima ararara akamera tukavuga tukarinda dusoza akamera nk'uwari usinziriye kandi yari afite amatwi y'umubiri yumva. Ariko si twe twenyine byaba bibayeho, na Yesu yabwiraga abantu ariko akavuga ngo abafite amatwi yumva nibumve. Kandi nyamara nubwo yabaga hari, si uko hari abafite atumva, kubera ko abafite atumva bo mu buryo bugaragara bo yarabanzaga ndetse akanabakiza, ubundi akabona akababwira. Ariko hari abari bafite atabasha kumva iby'Imana. N'ubu rero navuga nawe utwumva hashingiye ku mutima wumva ufite, wibaza uti nazabona ubwami bw'Imana ne? Ese nakira gute urubanza Imana izacira abari mu isi bose? Nukuri nawe ujye usaba Imana guhishurire ibyo ivuga mu ijambo ryayo, guhishurire icyo Yesu ari kuvuga n'icyamuzanye mu isi. Narindi kuvuga nti rero bishobora kuba bigoye kubyumva, ariko nanone uw'Imana ibihishurira arabyumva. Mugabo umwe yahuye na mukristo, ari agatabo kamwe ariko ubaza mukristo tasaho hantu uri kujya mu by'ukuri wambwira haba ari kure haba ari hafi, ariko aramubwira tumva rero ati kuba tazageraho ni kure, atari ko kubazagerayo ni hafi. Turinginga rero Imana kugira ngo ihumure, ifungure amatwi, itange amatwi abasha kumva ibyayo, kugira ngo umuntu tukaba turi kumwe mu iki kiganiro abashe kumva icyo Imana imubwiye, basi cyamuhesha kubana nayo, cyamuhesha ubusabane nayo, cyamuhesha ubwiyunge nayo, cyamuhesha ubumwe nayo no kuzabana nayo by'iteka ryose, kimukuye mu rupfu kikamugeza mu bugingo. Narindi kuvuga nti aya amategeko y'Imana nta gace nta nyuguti imwe yo muri yo ifite agaciro gake munsi y'amategeko yose, ahubwo ingingo yayo yose aho iri n'inyuguti yayo yose n'akadomo muri yo kose gafite ububasha bungana n'ayo mategeko yose uko yakabaye, ku buryo gukuraho kamwe ugashobora ibindi, n'ubundi ako kamwe gahita kagaragaza ko wabyishe byose. Yakobo yabigarutseho ari kuvuga ati uwitondera amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kabiri ibice 10. Ubwo yaravuze nuko yaramaze guhishurirwa imiterere n'ubudatana n'inganyagaciro iri mu mategeko. Ni ukuvuga ngo ndiwakuramo inyuguti imwe ngo wubahirize ibisigaye, ngo ubundi ugaragare nk'uwigeze ashobora itegeko na rimwe. Ubwo iryoroheje ujya wumva washoboye. Ubwo reka mvuge ngo uzi ko yishe rimwe, yego,
uzi ko yishe rimwe cyangwa yasitaye kuri rimwe, Ubwo reka yayishe. mvuge gusitara kubera ko umuntu akuragerageza uwagerageje ariko agasitara kuri rimwe Yego. aba arangije kuyica yose, aba yayishe ubwo yose. nicyo bivuze. Ubwo rero Imana niba ushaka kubana nayo, niba wumva washaka kubana nayo kandi ntishobora kubana n'umunyabyaha, Yego. yagusaba kuba wubahirije amategeko yose. Yego. Ibi ngibi si ibanga, nuko byagusaba nyine Yego. kuba watunganyije amategeko yose hatavuyeho n'akadomo cyangwa agace gato k'inyuguti mu mategeko. Yego. Naho kuvuga ngo ushobora ibi ari nako kwa kugerageza ngo ibindi bikakunanira, ngo ushobora bimwe ibindi bikanga, ariko kwa kugerageza abantu bahora barwana nako bashaka ko ariko bazahemberwa. Ibyo bintu ntabwo byabahesha ubugingo, nta nubwo byabahingura imbere y'Imana nk'abashoboye amategeko, ahubwo amategeko akomeza kubatsinda kuko nanone Imana yayatangiye kugira ngo n'ubundi batsindwe. Hari igihe umuntu aba yumva tugira inarijye, tugira izima, ariko reka turigire twarikuye ku mubi. Yego. Iryo zima riba ririmo ubwibone ku buryo umuntu aba atabwumva ko abufite. Yego. Ndetse umuntu ajya yumva ari hejuru ku buryo ngo hari n'ukuntu ngo ajya yicisha bugufi imbere y'Imana nk'utekereza ko yari yayisumbye, kuri kuyijijisha nk'aho itazi uko ari. Noneho umuntu ariko sintekereza ko ari ukujijisha Imana, burya umuntu niwe uba wijijisha, kuko Imana yo ntihinduka, kandi udukoryo wakikora ntitugira icyo twahindura ku byo yategetse, ntitwagira icyo duhindura ku byitekereza. Iratekereza ko kuyigera imbere ari ukuyizanira ubutungane bwujuje amategeko yose 100%, udasitaye no kuri rimwe. Naho ntabwo iri gutekereza ko nuza wigondetse wubitse umutwe nubwo waza upfukamye ntabwo yabibona ngo wayiciriye bugufi. Urayicira bugufi se ubundi uramutse uhagaze wayisumba, nubwo wakurira igiti ntiwayisumba, nubwo waguruka mu kirere nk'inyoni n'indege ntiwayisumba, kuko Imana iruta isi n'ijuru, iruta ibyaremwe byose. Ntabwo rero wavuga ngo urayicira bugufi, ahubwo ako n'akantu k'agatego kaba karimo kubwibone umuntu yanduriye kuri Satani, kuko Satani niwe wumvaga ari igihangange gishobora kuzamuka kikamera nk'Imana, ari nacyo yazize, arinda jugunywa mu isi. Ageze mu isi arabitwanduza, abitwanduriza muri Eva na Adamu, natwe twandura ubwo bwibone, ndetse ubwo bwibone nibwo bujya butuma umuntu yumva yakisheta, yumva yakukuza, yumva yagerageza amategeko. Kandi nyamara amategeko nyine agaragaza gukiranuka kuzuye 100% kw'Imana. Yego. Niba washobora amategeko pe waba ubaye Imana, icyo cyumvikane neza. Niba wumva watunganya amategeko yose ukayuzuza 100%, rwose waba ubaye nk'Imana, ariko nawe ntiwabishobora, ubizi neza. Niyo mpamvu utajya wemera yuko waba intungane bishingiye ku byo wakoze, ndetse uhora uvuga kugerageza. Uko kugerageza rero ni ikimenyetso kikugaragariza kuri munsi y'umurongo. Nebyo uri munsi y'umurongo wo gushobora amategeko. Uragerageza, ariko igihe cyose ukisanga munsi y'umurongo. Umurongo w'amategeko uri kuyuzuza 100%. Yo utayujuje 100% ntubu ugeraho, ahubwo buri munsi yawo. Ndetse umushukanya akagomya kubwira yuko ngo uba wishyize, ngo wishyize hejuru, ngo ugaca bugufi, ngo ugasaba Imana ubwabyo kwica itegeko ubwabyo byagucishije bugufi, byagushyize hasi ndetse bikugeza ikuzimu. Muvande, mubaru bivuze neza. Amategeko y'Imana nyine ni Imana ubwayo. Yego. Ni Imana ubwayo. Reka tubwire abakunzi ba Radio Fine FM, abakunzi b'ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa, mu by'ukuri amategeko icyo ari cyo. Ese kuki umuntu agerageza ntayabashe? Kandi hano batubwiye ko kugerageza bitarimo. Kugerageza ni zero. Kuko niba uzi ko
urumva hariya Yakobo 2:10 havuze ngo umuntu witondera amategeko y'Imana. Reka tuvuge 10 abantu bazi sibyo, reka tuvuge 10 abantu bazi ukagira ngo niyo yonyine uzi ko ajya yitondera 9 akica rimwe, ubwo ni 0 aba yishe yose, angana n'utigeze akora na rimwe. mu yandi magambo umuntu ajya yandika umubare 10 ni 1 na 0. Iyo usibye rimwe hasigara 0 sibyo. Ubwo umuntu uzi ko ajya yubahiriza amategeko y'Imana akica rimwe, abasigaranye 0, abagubanye 0. mu by'ukuri twa turi kubwira abantu ko amategeko y'Imana ubwayo ari Imana, nibyo sibyo. Noneho twa turi kubwira abantu ubundi impamvu hano Yesu yari kuwereka abantu ko kugerageza bitarimo, twagira ngo turebe impamvu umuntu ajya agerageza ntibikundi, yego sibyo. Kubera iki se niba umuntu asabwa kuyubahiriza yose ntiyice n'akadomo, yego, kandi umuntu akajya agerageza bikanga, nyine si impamvu niyihe, sibyo. Abiterwa n'iki? Kwenda nawe mu mutima aba yumva azagerageza, azashiraho akabaraga, akagera igihe akayabasha. Ikijya kituma umuntu ayananirwa ni iki? Nuko umuntu ari umuntu, Imana ikaba ari Imana, yego, noneho kandi ikaba yarayatanze iri kugira ngo ibereke ko yo yego ari Imana. Aha, mu yandi magambo yari ibwiye ngo umuntu ngo ni gutya nsa, ndera ku iki kigero, nta cyaha na kimwe ngira. Uzi ko icyo kintu ubajije kiri n'ubundi Ezekiel yaragihanuye, yego, yarahanuye ngo mbaha amategeko, reka tuhasoma ngo nuko mbaha amategeko atababonereye, yego, n'amateka atababeshaho, kandi mbandurisha amaturo yabo, kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera, babone kumenya yuko ari jye Uwiteka. Amen, amen. Urumva? Wumve ku mategeko ntabonereye mwene muntu, ntabonereye umuntu. Icyo kiruzuza cya kibazo warubaje, ese nyine ko abantu bafite ishyaka, ko abantu bafite ubushake bwo gutunganya no kwihambira ku mategeko, kuki n'ubundi birangira bose nta n'umwe ugaragaye yayujuje, ahubwo bose bagaragara bagerageza, kandi bikabagumisha munsi y'umurongo, bikabagumisha munsi ya 0. Byo bikomoka he? Ese Imana yaba yarayatanze ishaka ibona bazayashobora, kandi yarabahaye amategeko atababonereye. Kutababonerera se ni gute? Nuko adahuye n'ubushobozi bafite. Ndetse reka tukubwire nawe uhorana umuhigo wo kuzayuzuza, wowe uhorana umuhigo wo kubaha Imana, wowe uhorana umuhigo wo kuvuga ngo uzatunganya ibi n'ibi Imana ishaka, uzabikora, uzabishobora, ntabyo uzashobora, kuko nawe niyo wahize yose warayitsinzwe, ahubwo birangira aguhinduye ingegera. Niko bavuze, birangira umuntu ahindutse ingegera, birangira umuntu abonye ku ntasa naho byahurira n'amategeko y'Imana. Ubona niba umuntu yahindukaga ingegera akabyemera, ntago babimenya. Ubona niba uwatsinze uw'amategeko ananiye yabyemera, akavuga ati ndabona bidashoboka. Ubyemeye abagize amahirwe, cyakora uziko abari ubuciye bugufi. Umunyamahirwe numenye ubwo bugegera bwe, kuko natwe twabonye ubugegera, noneho basi tumanika amaboko. Ariko nari kubwira abantu kubera iki nyine bijya byanga, babanze babyumve nuko amategeko atabonereye umuntu. Noneho amategeko twari turi kuvuga ko ari Imana ubwayo. Mu yandi magambo Imana yari ibwiye mwene muntu ngo ni gutya nsa, yego, niyo usanga usa gutya turabana, niyo washobora kuba usa gutya turabana, sibyo. Amategeko y'Imana arera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndababwiza ukuri ko hatavaho n'agace k'inyuguti ko mu mategeko. Mu by'ukuri tujye twumva abantu ibintu neza, ejo batazakwikoreza umutwaro utazigera ubasha kwikorera, sibyo. Mu by'ukuri amategeko y'Imana, Imana yereka mwene muntu, yagira ngo imwereke we ko ari mubi, sibyo. Nyamwati njyewe ndera ni gutya nsa n'aya mategeko yanjye, noneho reba wowe. Umuntu yarebaho agasanga kumbe burya we ni mubi. Ntago Imana yahaye abantu amategeko kugira ngo bayubahirize, yayatanze bizi neza ko mwene muntu ari mubi. Niyo mpamvu yavuze ngo mbaha amategeko atababonereye. Mu by'ukuri mwene muntu yabaye mubi cyane. Mwene muntu kubw'ivuko yanduriye
kuva ivuko yanduriye muri Adamu, kubw'ubunyacyaha yanduye kera muri Adamu, byatumye aba mubi ku kigero cy'uko ubwiza bw'Imana bwari bumuriho bwamuvuyeho. Sibyo? Noneho uko gutandukana n'Imana bituma umuntu akura yumva afite ubwoba, yumva afite umuriro urya wahoze uvuga mbere dutangira, akumva afite ikibazo cy'uko atazi neza niba azabana n'Imana, ndetse ibyo uwo muriro ugatuma abantu bamwambura utwe. Sibyo? Abesikoro bakamuca inyuma, uwo muriro ukamwuriza imisozi. Sibyo? Uwo muriro nyine ugatuma ashwana n'abantu, akajya abona abantu nk'abanzi, nk'abantu bajya bamubuza kubahiriza amategeko, abantu babigusa, akavuga uti rero wakuraho runaka hari noneho nta kirano kiri Imana. Sibyo? Reka mvuge nko ku bantu babikanyijwe nk'imirima, hari yavuga uti wakuraho runaka niwe ujya umbuza gukiranuka. Sibyo? Ureka icyo uretse icyo se tuzi ko birangira n'umubyeyi wabyaye abana abifuza cyane atangira bita ibigeragezo. Umugore washatse umugabo akunda atangira amwita ikigeragezo. Umugabo washatse umugore akunda bikarangira yamubereye ikigeragezo cyangwa amwita ikigusha. Yego. Hejuru y'iki? Hejuru y'uko umuntu ayoberwa uburwayi bumurimo akabushakira muri mugenzi we, akavuga ati uyu nguyu yaramutse adahari. Ubundi se igihe mutari muri kumwe ugeze wari intungane? Hoya. Mu by'ukuri witekereza ko umuntu mugenzi wari wo guteje ikibazo? Nta kibazo guteje, nawe ubwe afite urugo rwamunaniye. Abantu bajya bavuga ngo iyo utambutse hano hanze ngo amaso ngo kureba ngo imyambarire abantu bambaye ngo imikorere y'abantu ngo iragucumuza. Wacumuye kera. Adamu acumura burya nawe wari ucumuye. Sibyo? Icyo gicumuro rero kikubamo nicyo kigutera kubona abantu ukababonamo ikibazo. Sibyo? None twari turaha tubwira abantu. Yego. Sibyo? Kubera ubwo bwandu umuntu yanduye kera, nibyo, kubera ubwo bunyacyaha buba mu muntu atigeze yiyanduza kiretse gusa ko yavukanye iyo virisi. Sibyo? Ituma avuka agerageza, kuko n'ikinyoma Adamu yashutswe na shitani, amwe ati rero ubwo ngutandukanyije n'Imana uzajya wamera nk'Imana. Ubu noneho wiremeye incocero wasa nayo. Sibyo? Kwiremera incocero rero nibyo bituma umuntu avuga uti rero reka nkore no ku mategeko, kuko Imana yavuze ati rero wowe ntujya wemera kuri mubi. Yego. None njyewe kubwo utabyemera reka mbikwereke nkurikije uko nza n'aya mategeko. Ngaho niba warabaye nk'Imana igaragaza. Sibyo? Niyo mpamvu wagerageje kubahiriza amategeko ntibyagukundira, ntibizigera bigukundira kubera ko wowe uri mubi kandi wabaye mubi kera. Sibyo? Nta kintu rero uteganya guhindura ku ibyo bintu. Ntacyo. Sibyo? Pawulo ndetse yarabivuze. Yaravuze mu Baroma 3:19 yego na 20. Yaravuze ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ariko hari ikintu kigamijwe. Yego. Ngo kwari ukugira ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'uwatanze amategeko. Ntiwumva rero ngo kubera ko imbere y'uwo nyir'amategeko ari nta muntu uzagirwa intungane nayo n'amategeko, ngo kuko icyo amategeko amaze gusa ni ukumenyesha umuntu ko ari umunyabyaha. Si wumva? Imana yashyizeho amategeko kugira ngo imenyeshe abantu ko ari babi, kugira ngo ibwire abantu ko ari abanyabyaha batsindwe. Higira umuntu kubeshya ngo kubahiriza amategeko byatuma ubana n'Imana. Ntibishoboka. Kubahiriza amategeko ndago byaguhesha ijuru. Sibyo? N'Imana yashobora. Mu mutima w'umuntu ababizi ko byanze. Sibyo? Ababizi ko byanze. Icyakora rero muvandimwe, ubutumwa bwiza, inkuru nziza ariyo yatumye tuza hano. Reka nsome uyu murongo, dusomere uyu murongo ubanza twasomye bwa mbere, kugira ngo tubwire abantu noneho amakuru meza, kuko abantu bajya babeshwa cyane. 17 Matayo 5:17 hati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Amena. Hano rero Bibiliya ntagatifu k'ibinyarwanda biba bitandukanye. Iti ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Nibyo. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Imana ishimwe. Hano abantu bajya babeshya bagenzi babo.
yego sha bakababwira ngo Yesu ngo yaravuze ngo naje kuyakomeza. Umuntu akagira ngo Yesu yaje gukiraho kashi k'umuntu utazayubahiriza atazajya mu ijuru, ariko yarabiziwe ko nta n'umuntu uzayubahiriza. Amakuru meza rero ubutumwa bwiza, kubera ko umuntu atabasha gusa n'Imana, kubera ko we yabaye mubi, sibyo? Imana yashyizeho umucunguzi bita Yesu, amen, sibyo? Ishyiraho umwishingizi wabo bantu babaye babi, wabo babi kabisa, sibyo? Niba umuntu kubera ari mubi atabasha kubahiriza amategeko y'Imana, yego, niyo agerageje abona byanze biranga, sibyo? Noneho rero habonetse Yesu. Yesu yaravuye mu ijuru, Bibiliya ibivuga neza, Yesaya bivuga, yavuze ngo Yesu ikimana ishaka kizasozwa neza n'ukuboko kwa Yesu Kristo. Ikimana yashakaga yari uko umuntu yubahiriza ayo mategeko 100% atishemo na rimwe. None rero mwene muntu asanga ni mubi, ibyo bintu ntiyabibasha. Imana yavuga ati rero nkeneye wancungurira umuntu, sibyo? Umuntu namuremye nifuza kubana nawe, Shitani aramuriganya, ariko neza byanjye kwari ukubana n'umuntu nicyo namuremeye. None abaye mubi arandavuye, nta kindi kintu ndi bukore, we nta kintu namucungiramo kuko yabaye mubi. Yego. None rero biraza gusaba umwishingizi, umucunguzi, yego, uraza kubasha kunkorera neza, ariko agakora ibyo nabazaga mwene muntu. Amen, amen, sibyo? Haboneka Yesu Kristo. Yego. Mu by'ukuri wumva ubutumwa bwiza nshuti yacu, wumve inkuru nziza, ureke ikinyoma cy'abantu bajya bakubeshya, bikubeshya. Yesu aravuga ngo sinaje gukuraho amategeko, sibyo? Yego. Mwitekereza ko naje kuyakuraho, mwitekereza ko naje kuyagira impfabusa, sibyo? Ahubwo ngo naje kunonosora ibyo yasabaga. Amen. Mwene ikintu kinonosoye ni ikintu gikoze neza, ku buryo nta kindi wakongera, ku buryo nta kindi gikeneye kongerwa, ntacyo wakinenga, ni ikintu cyuzuye neza, sibyo? Mu buryo bukenewe, kandi ibi bintu ni Yesu wabivuze. Amen. Niba yaranonosoye, akaba yaranonosoye, ari umwishingizi wawe, yego, ari umucunguzi wawe, sibyo? Wavuye mw'ibyo bintu bajya bakubwira ko wayona nonosora, none ukizera Yesu Kristo wayanonosoye mu mwanya wawe. Amen. Sibyo? Kwizera Yesu nukumenya ko Yesu yanonosoye neza iby'Imana yagusabaga. Amen. Sibyo? Yamara kubinonosora akajya no mu gihano wari ukwiye nk'umunyabyaha, kuko Imana ntitorera icyaha. Ntabwo igihembo cy'ibyaha ari ukubisabira imbabazi. Igihembo cy'ibyaha si ukubibwirana. Igihembo cy'ibyaha reka mvuge ngo si ukwibabaza. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. None mucunguzi wawe yasanze no muri dosiye yawe harimo mu by'ukuri igihembo cy'ibyaha, kandi rwari urupfu. Imana rero kuko itajya yivuguruza, yari yabwiye Adamu ngo nukiryaho no gupfa uzapfa nta kabuza, sibyo? Yesu aravuga uti rero reka nivuge ngewe, muri dosiye ya Nelson nsanze harimo no gupfa kubw'ubunyabyaha bwe, none ndamukiranukiye neza 100%, nonosoye iby'Imana yamusabaga. None rero ubwo kugira ngo azabane n'Imana ndishyiraho n'igihano, birasaba ko n'igihano kikorwa rwose, sibyo? Yesu yishyiraho n'igihano cy'ubunyacyaha bwanjye. Imana rero ibonye Yesu ahindutse icyaha, iravuga uti mbonye umunyabyaha, iramuhana. Nibyo wamuririmbya 83 uvuga ngo so yakuye inkota ye yera aragusogota, umutima wawe uhinduka urwubati rwayo, none ngiyo nkota iragimbye nta kikintwaye. Undi muri yavuga ngo wabambwe mu cyimbo cyanjye kugira ngo nkize kurimbuka, ngo ahubwo ngo nzajye mu ijuru mpora nshima Imana ubudasiba. Nshuti yacu, kubambwa kwa Yesu kwari kugira ngo wowe ujye mu ijuru, sibyo? Imibabaro Yesu yagize niyo yari gukwiye, ayishyiraho kugira ngo wowe ubone ubugingo buhoraho. Kubyizera rega nukwemera ibyo bintu mu mutima, rega nukubyemera, rega nutanabyemera nta kindi uzabona wakemera cyagukiza urwo rubanza. Navuga ni amahirwe wagira, yego, nuko roho umutima ukabyemera.
nawe bundi urihambira ntuzagere ku nta yindi nzira uzabona. Siko yavuze se? Reka yaravuze ngo niwe nzira niwe kuri niwe bugingo, ntawe ujya kwa se atari Yesu umujyanye. Ntabwo ari wowe umusanga, ndetse ntunamunyuraho. Arabamugiza akabando, arabamugiza ikiraro, araguterura we ubwe akakujyana akagushyitsa. Mu yandi magambo hari umurembyi wabivuze neza ngo ay'igitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Sibyo? Hari aho yageze avuga ngo none ubu rero ngo nkwihishemo umujinya. Mu yandi magambo Yesu ntago umuntu amufata. Yesu ahubwo Yesu aragufata, niwugucakira akakwibikamo ku buryo yahagaze imbere ya Data. Abizera bose baba bahahagaze. Ubwo Imana irebera abantu muri Kristo Yesu neza cyane. Iyo umwizeye kandi ubu mugezemo. Uzi ikintu kijya gituma abantu batizera ni kwa kugerageza. Ni ukugerageza nyine, kandi babiterwa nuko batazi ububi bwabo. Ariko twari turi kubwira abantu ko ububi bw'umuntu si ibyo yakoze. Ububi bw'umuntu ni ivuko. Iryo vuko rirahagije kugira ngo ubure umunyabyaha totaloma wa byose. Kuba ari ibyo utajya ukora si ikimenyetso cy'uko bitari muri wowe. Sibyo? Icyakora nugeraho ugomba kubikorera uzabikora. Sibyo? Rero tukubwira ko ubwo bubi nibwo Imana iziha umuntu, izi umuntu nk'ububi, izo umuntu ubu bafite ibuzi nk'ivuko. Sibyo? Iryo vuko rero rifite ubushobozi bwo kwera ibyaha byose bibaho. Ibyaha byose ibyo wera bingana n'ubushobozi ufite. Niyo mpamvu kugerageza k'umuntu bitajya bikunda kubera ko wari mubi. Noneho kwemera kuri mubi, ari muri yavuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha. Ndizera arangiza. Mu yandi magambo mu by'ukuri abantu nibihane, kandi kwihana no kurekeraho kugerageza. Ataza kugira umuntu wumva kwihana no kuvuga ibyaha barakubeshye. Kwihana no guhindukira. Reka tuvuge tuti ari jambo wigeze uvuga, uri kuvuga ko ngo abantu babeshya abandi kandi barabahemukiye cyane. Reka twenda gutanga n'umurongo. Reka tukubwire ngo umuntu amategeko wamenye y'Imana ntabwo ari aya pasiteri, saya wa wundi wayakwigishije. Kuko nawe ujya ugira ngo wa wundi wakwigishije iby'amategeko uguhora imbere akubwira ibi n'ibi, ukajya ugira ngo niwe ugomba kugenzura ko wakiranutse. No, ntabwo ari we. Nawe ubwe afite urubanza rwamunaniye rwitwa kubahiriza amategeko. Noneho rwaramunaniye ari kurukwegekaho kugira ngo mwese murindagirane ndetse muzanahananwe, ariko ashorewe n'umwuka wa Satani umubamo, ariko uwo mwuka ari nawo ukubamo. Niyo mpamvu twari turi kuvuga tuti dusenge tunasaba, tubabwira ariko tunasaba Imana ibahumura amaso, ibahereza amatwi mashyashya, amatwi y'umwuka abasha kumva iby'Imana. Umenye ngo amategeko ko ari ay'Imana, ese biraza guhurira he na padiri na pasiteri na shehe na bande bose ntaho bihuriye. Nawe byaranze, ari pasiteri byaranze, padiri byaranze, shehe byaranze, bishopo byaranze, abadiyakoni byaranze, abo bahanuzi biriko babacunde yiko babarya utwanyu nabo byaranze. Yesu yigeze abibwira nta numwe wigeze abona ubutungane mu byo yakoze. Wikirirwa umwiruka inyuma, ahubwo tekereza, uhindura ibitekerezo ubyerekeze ku Mana, wibaza uti none ambingutse imbere y'Imana nayibwira iki? Nta kikeneye kuyibwira, yibwire nanone yuko watsinzwe, wananiwe amategeko yakunaniye 100%, ariko nanone uyibwire ko wagize tombora itabaho, ukabona umucunguzi arakumanukiye akayagushoborera, ukabona umucunguzi arakumanukiye akakugira mu gihano cy'urwo rubanza uhorana mu mutima, ukaba ugiye noneho gusanga Imana nta rubanza mufitanye, kuko urwo mwari mufitanye ni Yesu waruhanwe, ariko ugahinguka imbere y'Imana wujuje ubutungane, kuko ubutungane uzaba ujyanye atari ubwawe, ari ubwo Yesu yatunganye. Ubundi urebe ngo nawe uraba umwana w'Imana ukagira amahoro. Ndetse ibibazo wageranaga n'abantu abo wabeshyiraga ngo baragucumuza, urebe ko bazongera kugucumuza. Reka usigara uri ntungane, kandi koko uri n'umutagatifu, ugasigara urangwa n'amahoro. Bya bindi ujya uririmba ngo umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro.
biraba biva mu magambo noneho bikajya mu buzima, ukumva uri umutagatifu ufite amahoro yo mu mutima, ndetse ukanasha no kugenda nk'uko Yesu yavugaga. Hari ibintu Yesu yavuze ku buryo ubona bikaze, abwira abantu ati rero ati umuntu ntabwo kubita urushyi mu musaya umwe w'ibumoso tuzamuhindurire n'undi nawe wase ngo, cyangwa se nakora kumwitero uzamuhe n'umukenyero. Ibyo bintu ni ibintu bikaze. Umuntu wese iyo umuntu amuhemukiye ahita zamura umujinya ku buryo akora ikosa rirenze iryo bakoze bamuhemukira. Ibyo ni uguhusha. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko utari intungane mu by'ukuri, ikimenyetso cy'uko ahubwo uri umunyabyaha, ni ikimenyetso cy'uko uri umunyabyaha. Ibyo abo wita ko bakugusha, abo wita ko bakugerageza, ntabwo ari bo rwose. Ikikugerageza, ikikugusha kikubamo, kigukoresha ibyaha, kigucumuza ni wowe kibamo. Ariko nanone Imana yiyemeje ko umunsi wizeye ko ari cyo Yesu yahaniwe kwizakigukuramo, nawe ugasanga ubutungane bushoboka. Yego, ntituri bubacuri muvandi, reka turabahana nimero, reka dusangire nabo. Ntabwo twabacura ku minota, ntitwabacura ko tuba dushaka gusangira ikiganiro kugira ngo namwe mutubwire uko icyo mwumvishe. Message murayohereza kuri 0783 4 6 4 Yego, tanga nimero bahamagaraho. Wabasubiramo nimero ya message ni 0783 4 6 4 8 2. Yego. Nanjye iyo bari bwoherezeho, iyo bari buhamagareho, barahamagara kuri 078 43 51 682. Ndasubiramo 078 43 51 682. Amaze rero batubwire mu by'ukuri niba rumenye ko hari wamenye ko Yesu yanonosoye amategeko, hanyuma kandi uwabimenye ababonye n'ubugingo buhoraho. Reka dufate uyu nguyu wa mbere. Hello. Amahoro meza. Mukomere bavandimwe. Turakomeye mu mwami. Nukuri ndanezerewe nanjye kuba muri uyu mwanya mwiza. Amen. Aho numvise ijwi ry'Imana. Amen. Nukuri nk'uko mwabivuze, rega n'imvugo iva ku Mana. Umwami wacu Kristo yajyaga abwira abantu, akababwira ati niki gituma mutamenya imvugo yanjye. Kongera tuw'Imana yumva amagambo yanjye. Nanone ati gituma mutumva nuko mutarabimana. Nibyo. Nukuri icyo dusabira inshuti zacu no kugira ngo zibashe rwose kumvira aho Imana ishaka ko bumvira. Yego. Nukuri bagira ayo matwi yumva iby'Imana, kuko birasobanutse, biroroshye. Nukuri iyo umuntu yabihawe yibera mu munezero. Yego. Nukuri abantu, nicyo duhora tuvuga, abantu rwose nibemere bave ku izima. Yego. Hanyuma bakire ubuzima bw'Imana, babeho mu mahoro. Amen. Bareke kugerageza, bakire ibyuzuye. None se ko Kristo wa mugani we waje gusohoza amategeko, twebwe nitumwizere, ibyo yakoze rwose bitubarweho. Amen. Imana ikomeze kugenderera abo bene data. Nibyo. Murakoze. Suhuza abavandimwe mwene data. Yego. Arundi message iti amahoro bavandimwe, ni Roza Ikigese. Ndashima Imana ko yampaye Yesu akanshoborera amategeko. Amen. Amategeko yansindaga buri munsi, nkizera urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Ubu nkaba nzajya mu ijuru nta gisibya, ahubwo impanda iratinze. Ibyiringiro bifite ubugingo desi. Amen. Ngibyo nibyo, nukubaho uzi ko ufite ijuru, nukubaho uzi ko utazarimbuka, uranezerwa, noneho ubuzima buraryoha, no kubana n'abantu birashoboka. Umwe ati mwiriwe amahoro. Ubwo se hari akamaro k'isezerano
rya kera ntabwo turi bujye cyane ku isezerano rya kera kuko n'ubundi ryari rigizwe n'ayo mategeko ariko ryari rimeze nk'ikibindi kijya gusuka mu rishyashya ariko nanone iryo rishyashya kuko niryo ryaje nyine kunonosora no gushyira neza neza mu mwuka mu buryo bugaragara kandi bufatika bwuzuye budasubirwaho irya kera irya kera ryari igishushanyo gishushanya irishya hari uwaje hari uwari uhamagaye ariko wari urimo ugisobanurira umuntu nyine ko isezerano rya kera ryashushanyaga Yezu Kristo. Reka twitabe n'uyu nguyu Fine FM. Alo, avuyeho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka twitabe n'uyu nguyu yahamagaye kenshi. Fine FM. Alo, mwakegera kure ya radiyo? Yego. Muri bande mwere yagana he? Yego. Yego turakumva neza. Ongera ijwi. Yewe ongera n'ijwi. Kera abantu bajyaga banserereza ngo mfite ubumuga ngo ntabwo Umwami Yesu yaranabaye rwose ampereza ubutunzi. Imana ibambere umugisha kuba namwe mugeraho mukagira inama mujye mwibuka n'abafite ubumuga. Ufite ubuhe bumuga se? Ubumuga bw'ingingo. Humura, ubumuga bubi ni ukubaho udafite Yesu, kandi twari turi kuvuga uburyo umuntu abaho nyine abanye n'Imana amahoro binyuriye mu kuba ibyo Imana yamusabaga byarujujwe neza na Yezu Kristo. Kubyemera rero bihwaniriza n'umuntu kubana n'Imana by'iteka ryose. Naho burya ubumuga bubi ni ubumuga bwo kuba umuntu abaho adafite Yezu Kristo. Ubumuga bubi ni ukurimbuka. Kubera ko ubwo bw'umubiri bwo imyaka mike buba bugize iherezo burangirana n'abatabufite. Uziko ari ufite ubumuga ari utabufite iby'umubiri mu kanya gato biba bishize ariko ubuzima bw'umuntu bugakomeza. Reka Hello, banda yagiye. Niba hari uwa ngo murakoze, Imana ibahe umugisha kubw'ijambo ryiza mutugejejeho. Ni Evariste Ijabana. Nta yindi message. Urumva nyine abantu mu by'ukuri kubera kutamenya na bwa bwishongore n'ubwibone umuntu abaze ngo ngiye ngo nganane iki, ariko se mu kandi kanya uburwayi buje ntitukuyoberwa se turakubura nawe uribura. Reka dufate n'uyu nguyu. Hello, turakumva. Zamura ijwi, zamura ijwi. Yego. Yaraduhaye muri Kristo. Amen. Bate reka tubamenere ibanga, tubahe n'akantu bazajya bifashisha. Uzajya mushora mwako kazi ajya abanza mubaze ko yagashoboye, kubera ko nanone gushinga urukiramende utabasha gusimbuka ngo abandi nibasimbuke. Aba Yesu yaraberuriye ababwira ko bahambira imitwaro idaterurwa, batabasha nabo gukozaho imitwe y'intoki bakayikoreza abantu ku ntugu. Ajya abanza mubaze niba we yarayashoboye akayuzuza akaba yarabaye intungane. Atabayobya umuntu akiha kuyobora abantu kandi nawe yarayobewe inzira. Irabikora. Yego rwose. Yego. Umuntu nyine ayobya abantu kubera ko nawe yayobye. Burya nawe nta bindi bintu aba afite yabwira abantu, ni ibyo ngibyo gusa. Fine FM. Alo, alo, yagiye. Fine FM. Alo, 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 yavuyeho nawe. Urumva nyine muvandimwe
kubera nyine ubwo bumuga abantu bavukanye umuntu nawe avuka azi ko nyine inzira yigishijwe n'iwabo ari iyo ngiyo inzira y'ubuyobe kubera bayobye kera niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Bibiliya ntagatifu iravuga ngo bose bagoryamye kera icyarimwe ubwo rero umuntu nawe hano niho mu rugo niho mu rugo ndetse akavuga ngo ibintu nabirazwe na sogokuruza ariko nibyo nyine Adamu niwe waraza abantu ibyo bintu niwe waraza ubunyabyaha niwe babwiye ngo mujye mwiremera incocero Imana izabemera Fine FM alo ninde uhereye agana he ni icyaremwe gishya icyaremwe gishya iburasirazuba merere mu murenge wa Jarama yego tuba tubakurikiye cyane kuri Fine FM ikiganiro cyanyu ubutumwa bwiza yego natwe twabaye abera kubwo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo ubu ngubu turi intungane yego ntabwo twebwe tugitwarwa n'amategeko nibyo Yesu Kristo yatubatuye ububata bw'amategeko amen ubwo rero Ijuru Ntirikorerwa ni ikiganiro dukurikira cyane hano Jarama yego ubwo ngubwo batwigishaga batubwira yuko hari ibiguzi twatanga tukajya mu ijuru bari kubiba abambuzi ariko tumaze kumva ubutumwa bwanyu no gusoma ibyanditswe byera dusanga yewe ari abambuzi ariko ubundi umuntu iyo yaka ibyo biguzi abibika hehe ibyo biguzi iyo umuntu abyaka abibika habijyana he ijuru araricuruza abakubwira ko arigira mu rugo iwe abakubwira ko mu by'ukuri ibyo bintu abijyana he none se mu by'ukuri natwe batwigisha nyine igice batugenga imirimo ngo y'umukirisitu noneho ngo imirimo y'umukirisitu ngo ni 3 ngo ni ugutanga 1/10 hanyuma ngo ukazajya ngo mu ijuru umva ariko dusomye ibyanditswe byera bikatwereka yuko nta kiguzi watanga cyatuma ujya muri urwo rurembo rwera ntacyo Yesu yarishyuye ubwo rero tuba tubakurikiye ariko mfite mwene data bita Misiga reka nawe abasuhuze yego nanyarutse iminota yagiye yego turashima Imana shima Imana Misiga amakuru yanyu mwebwe turanezerewe cyane ku bwa Yesu turimo twishimiye cyane by'ikiganiro amen ni ukuri twaratindishijwe n'ubuntu bwa Yesu Kristo amen nta kiguzi kiri intungane kuko nta kiguzi umuntu yatanga Yesu yarishyuye ni ukuri twarasomye dusanga rwose ibintu muvuga ni ukuri ahubwo Imana irahuguza cyane yarawudusangije namwe turawusangiye uretse kubyirengagiza no kubyishyira bishaka umugani wese dushobora kuba kubisobanukirwa kandi koko natwe niko twari turi benshi niko twari tumeze bitewe n'ibyo twigishijwe n'ibyo twari twarigishijwe n'ibyo bagendaga batwigisha wumvaga nta juru wabona atari uko wagira icyo ukora nyine ugumva nyine nta juru hari igihe twajyaga no ku rusengero ahubwo umuntu ntacyo afite ukumva uwo munsi n'abamarika batari mu mwandiko ukumva Imana urayisigira inzara ukumva nta kintu washyiriye Imana iri bubwirirwe hari n'igendera nasibaga n'amateraniro bitewe n'uko nabaga narigiye wabuze icyo ujyana kabisa singeyo rwose kugira ngo ndebe ko nahari nabona umutekano humura Yesu yarishyuye twararushye ariko Imana ishimwe yaraturuhuye yadushyize yaturyamishije ahashashe amen tuzaza tugiye gupanga muze guhamagara inyuma mu gikari mu kanya turatanga nimero dupange gahunda tuzaze tugumye turye umwana w'intama Imana yatwihereye ni ukuri yego izo nimero muzibiki yego abantu benshi bakurikiranye barimo
leta. Nukuri turahari kandi turaza vuba aha. Ubwo urumva rero abantu bamaze kwizera ubu butumwa Yego. bakeneye no kubatiza. Nukuri. Urumva rero ukomeye cyane nta kiguzi gihari. Ubu ngubu noneho ahantu bigeze udafite ibihumbi 8 ntabwo ushobora gukubatiza. Harya Filipo abatiza inkone imaze kwizera yayiciye angahe? Filipo abatiza inkone ivuye i Yerusalemu mu rusengero nta kintu ikuyeyo yisubiye mu Misiri, muri Egiputa, muri Etiyopiya, yayiciye angahe kugira ngo ayibatize? Mbega abajura abo ngabo Imana yarababakijije, nimushimira Imana. Yo muhumure bene data dushimiye Imana rero. Musuhuza bera bose, amasaha yo aratujyanye, reka turakomeza kuvugana hirya mu gikari, reka dutange nimero aho mujye mwazifata tuvuganire mu gikari. Abadukurikiye turabashimiye, dushimiye n'Imana yakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. 0783466448 niyo nimero mwaduhamagaraho, Neriso yayisubiramo nayo iye 0784435162. Dushimiye abadukurikiye, abahamagaye n'abandi bitakunze, izo nimero mukomeze muzikoreshe. Imana ishimwe, dushimiye Imana cyane. Imana nihimba.